kuva kera imipira ugasanga aho kwitoza bihagije, aho gukora ibyangombwa bihagije, guha abakinnyi bari aho bari mu ndagu, bari mu marozi, bari mu ugasanga cyangwa gutanga bituga ukuntu bazatugira umusifuzi ngo bigaho icyo kigatwara nka 50% y'ibikwiye kuba bikorwa. Ntaho uwo mukino wajya, no ku gihugu bwacyo ntaho cyagana n'uwo mukino. Zose mwahansanga rero urishwadi imyanzuro ikakaye cyane yafatiwe ikipe ya Rayon Sport, ikakaye cyane gukina imikino yose nta mufana n'umwe uhari, kandi igatangira match ya Bugesera yatsinzwe ibitego 2-0. ubivugaho iki nk'umusesenguzi w'ibintu bigiye biriya mu kibuga? Ikintu ngiye nabivugaho, birababaje, niryo jambo hari naheraho. Birababaje ku bakunzi b'umupira w'amaguru, bikababaza cyane abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi n'abafana ba Rayon Sport. Noneho reba ikibazo cyarabaye biragaragara gikomeye. Icyagiteye cyaramenye, abantu bose barakibonye. Yego, abantu barakibonye, ari abaturage, ari abanyamakuru, ari abakunzi ba football, ahantu hose byarababaje. Uyu munsi ndavugana umwuka mukeya nyine ni ibintu bitashimishije. Urumva umufana wa Rayon Sport nge nta ruhande nkubwiye mbogamiyeho, gusa harimo ibyo nakwita akagambane. Ushingiye kuki? Kubera ko niba twarabonye saga yabaye iriya skandal ukuntu yari imeze, warangiza ugahana ikipe imwe kandi byabereye mu kibuga, mu ikipe ebyiri, mu kibuga kimwe ugahana ikipe imwe. Urumva ko ni ibintu umuntu atakabaye yishimira, no mu sportif, yaba umufana wa Rayon Sport, yaba umukunzi wa football, yaba umukunzi wa Rayon, yaba umukunzi wa football, ahariho hose ntabwo byamushimisha. Nyine rero Ferwafa, kuko Ferwafa ye yasohoye itangazo rivuga ko abasifuzi basifuye uriya mukino bazongera basifure. Uri kumva agashya kabayemo cyangwa se impinduka zabayemo, kuko nta bafana ba Rayon Sport bazabaha. Noneho tekereza ku mikino 2 wenda tuvuge Rayon Sport isigaje ya champion. Yego, tekereza kuyikina ubizi neza ko nta mufana, ikeneye umurindi w'abafana n'amafaranga, ikeneye n'amafaranga. Nka buriya kuri match ya Gorilla, Rayon Sport yatekerezaga ko izayakirira mu mahoro. Hari ibintu bibiri, yateganyaga ko izabona amafaranga menshi kuri uriya mukino. Abizi Rayon Sport twese turayizi, iba yifite n'utubazo, udushida tw'amafaranga. Noneho ikabona igikombe, ikabona n'amafaranga, sibyo? Ariko Perezida Tadeyo wa Ferwafa cyane ko Tadeyo wa Rayon, naraye muhamagaye ejo, mubaza ibibazo nyine bitandukanye bigenda bivuga kuri uriya mukino. Yego, ndamubaza se uri kubona ko igikombe cyagiye? Aransubiza ngo wenda hagiye igikombe ariko ntabwo hagiye ibikombe. Yego, hashobora kuba hagiye cy'uyu mwaka, ariko ibikombe by'indi myaka biracyahari. Kandi ntiducike intege, cyangwa se nyine bivugaga ati ntibacike intege abareyo, wenda hagiye igikombe ariko ntabwo hagiye ibikombe cyane. Bivuze iki rero? Buriya Rayon Sport harayakomwe mu nkokora. Rayon Sport yakomwe mu nkokora bikomeye cyane, imisifurire mibi nyine. Ariko
uzi impamvu birababaje, nta muntu bitababaje, uzi ko n'abanyamakuru ariko n'ibindi tekereza bitangazamakuru uri kumva agahinda karabishe batabaza Imana ngati ibi bintu bakora kuko Imana izabibabaza. reba wenda nk'ikiganiro ejo bundi twakoze kuri GCM7 TV hari uburyo twavuze nyine ibikorwa remezo biba byubakirwa abanyarwanda, tuvugamo amasitade, tuvugamo imihanda nyine n'ibindi bikorwa remezo tugenda tubona. Noneho nkibaza ko abantu bayoboye umupira w'amaguru mu Rwanda si Ferwafa se? ni Ferwafa. Yego, niba ari bo bawuyoboye bakawukoramo biriya bintu, ngewe ku bwanjye shampiyona yo mu Rwanda ndabona nta butabera buhagije bwabaye. ariko nanjye aho ngaho mbivuze nkanjye ku giti cyawe. yego, ariko nanjye nkabona se noneho niba ari abanyamupira biyicira umupira w'ubwabo kumva ari nabo banawuyoboye, ari nabo bawuyoboye, ubwo uri kumva ko shampiyona yo mu Rwanda iri kugera ahantu hari indimuka. none se geranye na shampiyona ya Tanzania, umva ikibabaje, za Simba ntabwo zazaga zigatsindwa zigatsinda za PRC. noneho icyo mbona kibabaje kuruta ibindi, tekereza niba bakoze biriya cyane, nta muntu w'umupira w'amaguru utarabibonye. yego, hagakorwa skandari nk'iriya, bakabera ikipe runaka bakaba ariyo baha ibihano kandi bazi urugamba iriho, urumva. noneho uribaza ngo ese si ukwangisha abantu umupira w'amaguru mu Rwanda? aho nashakaga kugera rero reka nanahagera dusoza, ntabwo turasoza, harabura gatoya. niba utwangishije umupira w'amaguru bitewe n'umwanda tubona mu kibuga w'abasifuzi, ubwo niho ndi kwibanda. ese umunsi biriya bikorwa remezo batwubakira, niba ngiye navugaga ngo mfashe inote wenda tufate wenda kuri Gitatu, sibyo? inote ya Gitatu burya ahenshi niho bakunda aya match za make muri ahantu hamwe rusange. abantu benshi bisanga ingeri zose waba uri umuyobozi, waba uri umufundi, waba uri umuyobozi, waba uri karyarugo, inshuro nyinshi hakunze kuba ari bitatu, sibyo? noneho ugasanga wenda n'akamoto kakujyanye ugahaye nk'icyatanu, mbese urumva ko wajyaga ugira nk'inote y'10, urumva, ukavuga ngo ndajya kureba match. iyo uturuka nko mu ntara byo aranarenga inote y'10 kuyikorera mu Rwanda turabizi kuntu twese bivunanye, yinjiza baki abagabo babandi. umva filozofi rero ndi gutekereza, niba ukora ikintu nka kiriya twebwe nk'abaturage cyangwa se twe nk'abakunzi ba football ukatwangisha umupira, ese ni tuzajya dutekereza ibi bibera mu kibuga, urumva, tukanga kujya ku masitade, ese ubwo ikipe zizatera imbere gute? icyo ni ikibazo mbaza abantu bakurikiye Burishwadiro TV bose. Burishwadiro TV iri gukurikirwa ku isi yose, nta mipaka ifite. njye ndibariza abadukurikiye bose bumva ikinyarwanda bajye muri komenti badusubize, ese koko birakwiye yuko Reyo yari guhanwa bingana kuriya? yego cyangwa hoya? bajye muri komenti aho hasi. ariko abanyarwanda buriya sinzi hari umwana afunze yigeze kuvuga ushaka ko ugira igihugu cyiza wagira ikipe y'umupira w'amaguru ikomeye. yego, ikipe erega ubundi ikipe y'umupira w'amaguru ihuza abantu b'ingeri zose, ihuza abantu benshi kandi irasa, ugasanga nyine harimo ahantu hose bakina umupira w'amaguru, ariko si wasanga ahantu hose baririmba. yego, murakoze. ubwo se uri kumva, ubwo rero dusoza
abadukurikiye hano reka tubake ibintu bibiri byonyine, sibyo? Badukorere like yonyine, sibyo? Na comment, na subscribe. Subscribe basigaye batinya kuzikanda. Ubishobora bikore, utabishobora basi ntananirwe na like. Cya comment. Like na comment basi mubari byo mukora. Dushimiye abanyarwanda rero bakunzi ba Burishwa Deal TV, numereza fudizo yose mumvaga ndetse na Burishwa Deal nyiri izina. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Murakoze cyane rero, tukoze ikiganiro n'intege nkeya z'umwuka n'amarangamutima amwe namwe asakara ku minwa. Birababaje ariko mugira amahoro.